Imana iyo ijya gukubita umuntu wayo ntabwo imukubita imuta ku karubanda, ikubita yinjiza imbere iki kimihuri kacinjiza kwino hano ikubita yinjiza imbere kagikoreka ko gatariko nkawe uri mu biki gahita ikubita botike ikagenda ariko kuguruka kugumana igakubita diporome ariko igahita igukurota ugiye mu kazi kagikubita ko nukabonera kubiza uganda rukagendeka kuti mu rusengero vuba kubera ibikomere no kudasobanukirwa gakizi cyari cyo biratugora kubabarira kubera umubabaro tuba dufite mu mutima n'umuntu ukundanye n'undi ariyo mpamvu abarokore kugira ibanga bibagora agukunda kuko ashaka ugasanga umuntu akunda kwambara imyenda imwambika ubusa amase ko wambaye akakantu soni ko nkunda ni ibikomere bigenda bituma dukunda gutyo ugasanga umuntu ntashobotse arakoroniza umukozi we yarangiza agatetesha abana. Imana yikoze icyo twita icyita rusange isanga n'umwana wawe utamukunda. Ijwi ry'Umukanguzi. Twongere dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Yesu Christo bwanditswe na Yohana. Turaza gusoma igice cyaho cya mbere umurongo wa 4, hanyuma tuze gusimbuka dusome n'umurongo waho wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Christo bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 4 tuze gusoza no wa 16. Haravuze ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Amen. 16 haravuze ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Amen. Akire neza aya magambo y'Imana. Bantu tutaziranye tubonanye ari ubwa mbere, nitwa Ev.Anicet Niyomugabo, ndi umukristo, ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Twongeye kugira umugisha wo kugera mwari no teraniro. Imana ibishimirwe. By'umwihariko twongeye gushimira abantu twabanye ku mugoroba, mwongeye kuza ngo dusangire ibya Kristo, ariko kandi dushimiye n'ubuyobozi bw'itorero bwakomeje kutugirira icyizere ngo tuganire namwe, kandi umutima wacu rwose uranyuzwe kubw'umurariko w'Imana. Twaraye tuganire ku ijambo ry'Imana, tuvuga ku mucyo, ku mugani nk'uko muri kubivuga, tuvuga no kukagarura rumuri, ariko kandi ndagira ngo nonaha umucyo tuze gusa n'abawifashisha nyuma uko umwuka tuyobora, ariko nonaha tuvuge ku gakiza. Kuki? Agakiza. Ubusanzwe iyo turi kuvuga agakiza haba harimo amagambo mu buryo butatu. Agakiza birumvikana ko hari ugukira cyangwa se umukiza, kandi nta muntu ukira nanone atarwaye. Ntabwo tumenyeranye cyane, ariko abantu tumenyeranye ndabizi hari n'abari kudukurikira kuri channel, nkunda kubwira abantu nitonze tukaganira twumvikana. Narabibonye abantu ba hano murafashwa cyane ku buryo mushobora no gufashwa mu kansiga. Rero nshaka kuvuga nitonze kugira ngo tuganire tubyumve kimwe. Bibiliya iravuze ngo muri we harimo umucyo, harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Iyo tuvuga ubugingo ni ijambo risa naho riba rizimije, ariko ni ubuzima bw'Imana butuye mu muntu w'umubiri. Ndabisubiramo, aba bana muze kubaba hafi, aba bana mubabe hafi. Iyo tuvuga ubugingo ni ubuzima bw'Imana butuye mu muntu wambaye umubiri. Bibiliya iyo ivuga ubugingo bw'inyamaswa ibivuga amaraso yayo, n'iyo ivuga ubugingo bwacu ibivuga amaraso, ariko kandi
bisobanuka neza bitewe nuko amaraso y'abizera yivanze cyangwa se yamaze kuvangwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Kuko iyo twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, Bibiliya iravuga ngo tuba tubaye ibyaremwe bishya. Ntabwo ari ukwemera Yesu gusa, ko nasomye inkuru y'abantu bemeye Yesu ariko ntibamwizera, bibata mu rujijo ruteye ubwoba, ku buryo byatumye umunsi w'umuzuko bajya kumushakira kumva kuko batamwizeye. Hari itsinda ry'abagore babanaga na Yesu, n'abagore bane bitiranwaga, harimo Mariya mushiki wa Lazaro, hakabamo Mariya nyina wa Yesu, hakabamo Mariya Magadalena, hakabamo na Mariya nyina wa Mariko. Aba bagore bakunze kubana na Yesu. Mariya Magadalena we akizwa na Kristo abadayimoni 7, niko Bibiliya ivuga. Amukijije abadayimoni 7, Mariya Magadalena akunda Yesu urukundo rwinshi. Ariko amaze kumukunda anamenya ko muri Kristo harimo imbaraga zo gukiza, ariko ntiyizera ko Yesu azazuka. Bituma umunsi Yesu yapfuye bifata amapfubyi nk'abapfushije, baravuga ngo umukiza arapfuye, apfuye ataturwaniririye, apfuye ataduhaye umurage, apfuye atatwimitse. Muribuka ko abigishwa bo banigabuyemo ibice, bamwe baravuga ati tuzayobora muri leta ya Kristo. Iyi leta ntiyari kubinoroshye. Yohana arigabanya, aravuga ati intwaro hafi aho. Petero aravuga ngo intwaro hafi aho, nshobora kuba umugaba w'ingabo. Yuda afata ministeri y'ubutegetsi n'imari. Abagabo baragenda barabyigabanya. Nababwiye umugore wagiye no gusabira Yesu imyanya, gusabira abahungu b'imyanya, ntabwo tuguzima ngo muzareke umwe ajya iburyo undi ajya ibumoso. Bari kumureba bakabona yaje kwima ubwami naha. Ageze i Garizimu, amaze kubwiriza umugore twaraye tuvuzeho, amaze kumubwiriza, abantu bumva ibyifuzo byose bari bafite kuri Yesu birarangiye. Nangwe se none se ku bintu byose ubimaze, ubwo nta n'impamvu yo kuba turi kumwe rero. None se nidusenga tujye tuvuga gute? Bari bagize urujijo rw'uko ibyo bakavuze byose yabivugiye mwabwe ati icyambere muzahirwa ubwo bazabanga bakabarenganya. Muzibuke ko nanjye ariko nagiriwe. Abagabo bumva ko nta nzika, nta majido, nta ngumi, nta bintu byo kurwana. Hatuba abantu twari kuzitura, ubu abikuyeho. None se ikindi cya kabiri, ikindi aravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Aya magambo yayavugiye ku musozi w'i Garizimu, bamutega amatwi. Arangije aravuga ati ikindi, aravuga ngo hahirwa abakiranura kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Arangije aravuga ati nukuri bazabanga, bazabarenganya, uko nagiriwe namwe niko bazabagirira. Abagabo bumva nta bintu byo guhora n'imbaraga zirimo. Ndagira ngo tuganire ku gakiza. Bumva nta bintu byo guhora n'imbaraga zindi z'umuntu zirimo. Baravuga ati noneho rero ibyo twakagusabye urabimaze, ubimazeho. Tubwire rero nidusenga tujye tuvuga duti. Aravuga ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Kristo bw'isengesho rirarangiye. Ku isengesho Kristo yigishije ririmo ibyiciro bitatu. Data wa twese uri mu ijuru ni uguhamya, sibyo? Izina ryawe ryubahwe ni ukuramenya, ubwami bwawe buze ni ugusaba. Noneho babyumvisha batyo barategereza. Aravuga ati kandi mujye muvuga ngo duhe ibyo kurya by'uyu munsi. Bumva nta byejo, bumva nta byejo, bamutega amatwi. Abagabo baramutumbira, agerekaho ijambo nkunda. Aravuga ngo mujye musenga. Turi ku ijambo rivuga agakiza, ndumva nshaka kuhatinda simparenga. Aravuga ngo mujye musenga muvuge ngo uduharire imyenda yacu. Impamvu ashyizemo ako kantu ko kubabwira ngo mujye mwibuka kubwira Imana ngo uduharire imyenda yacu, nuko tuyigira. Ariko agobekamo icyitonderwa, aravuga ngo nkuko natwe. Namwe mwararisomye, uduharire imyenda yacu nkuko natwe twayihariye
abandi abayiducumuyeho, bisobanuye ko Imana itubabarira inshuro zingana nizo tubabarira abandi. Murarakaye. Uduharira imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abaducumuyeho. Abisirayeli bagiraga amategeko y'iminsi 3 mikuru yaberaga i Yerusalemu: Pentekote, umunsi bita Pasika, n'umunsi bita Suka baryamwe imitsima idasembuye bawitaga umunsi w'ingando, bizihiza gutaha urusengero rwa Yerusalemu. Ushushanya umunsi tuzamburwa umubiri twambaye kudapfa iteka ryose, ariyo sabato ya nyuma Imana yatubikiye. Iyo bajyaga muri iyi minsi i Yerusalemu, umukecuru urwaye baramuhekaga mu ngobyi bakamubwira ngo tugende ujye imbere y'Umukiza. Umupfakazi yabaga afite amatsiko akomeye yo kugera imbere y'intebe ya Mesiya, ko yari iri mu rusengero habaga intebe 3. Iya Dawidi bageraga imbere bakavuga ngo Uwiteka akomeje ubwami bwe n'isezerano mu muryango wa Dawidi. Ibyo bikabaha ihumure, bakagera ku ntebe y'imanza bakavuga ngo niwe mucamanza utabera. Bakagera no ku ntebe ya Mesiya bakavuga ngo Emmanuel, bisobanuye ngo Imana yiboneye ubuturo muri twe. None iyo babaga bareba iyi ntebe ya Mesiya mu rusengero, baravugaga ngo ubwo dufite icyicaro cy'umwami, umwami nawe azaza tubane. None Abisirayeli bari bafite itegeko rivuga ngo nta muntu n'umwe ugiye Yerusalemu afitanye n'undi kibazo. Uwo bafite idene yarabanzaga agasura umuntu umugira idene, byananiye kwishyura akamuharira imyenda. Kandi ati tugiye Yerusalemu ku munsi wejejwe, kandi ijambo niko rivuga na Yesaya niko yabihanuye ngo mubanze mubohora abantu ingoyi z'urubanza. None akamunyura akabanza akamuti ndakubabariye. Ubundi ikintu cyitwa gakiza ni ukwitanga wowe ubwawe. Sinzi niba iki kinyarwanda cyari cyasobanuka kuri buri muntu wese. Nababwiye ngo nshaka kuvuga nitonze ijambo kubabarira. Kubabarira murabyumva? Ni ukuvuga ngo ni umuntu ukubabaje mu nyumve, ariko ukabusha udashaka ko ababazwa nuko akubabaje, wowe ukemera kubabazwa kubera ukamubabarira. Mukurikirane icyo kinyarwanda. Urakoze cyane. Nka Stefano bamutera amabuye yaravuze ngo abana bo bababarire. Umva icyitwa kubabarira: ukababarira mu mwanya w'abandi. Ukababara mu mwanya w'abandi. Ntabwo ubu buzima ntabwo ari ubugoryi, ni imibereho yo kwizera Kristo. Kuko umuntu ubabarira, mwebwe ntimugira imbabazi mwatanga, ntazo mufite. Ukora kuzo wahawe na Yesu, kuko ziragwiriye rwose. Uyora kuri zimwe Yesu yaguhaye ukaziha abandi. Kandi cyiza cy'imbabazi twahawe na Kristo, ariko gakiza twazihawe tutazisabye, nawe zihe n'abatazisabye. Imbabazi z'Umukiza zamuzanye kuncungura, no natabitswe n'ibyaha, angura mara. Nari naratabitswe. Uyu muntu yarinjiye, uyu muntu waririmbye indirimbo, ibyaha byari byaranyishe biranantabika, ariko ngo angura amaraso ye. Ndagira ngo tuganire ku gakiza. Ubundi abantu benshi bazi ngo Yesu yadukijije ibyaha. Nge sinemerana n'abo bantu. Yadukijije urupfu rw'iteka, aratuzura tugira abazima. Kuba muzima muri Kristo ni uguhabwa ubugingo. Ahubwo ubugingo bugira ubuzima, bugira imibereho yitwa imbaraga z'agakiza zitsinda ibyaha. Ntabwo Yesu yadukijije ibyaha kuko uracyabigira. Yadukijije urupfu rw'iteka, atugira abazima, aduha ubugingo, abuduhana n'imbaraga zo gutsinda ibyaha. Niyo mpamvu icyaha utatsinze kirongera kikaba icyawe, nawe ukaba nyiracyo. Ubu hari abantu ibyaha byigaruriye.
kandi abakirisito turi abana beza sirito noneho abanyarwanda byongeye mu ntara y'Iburasirazuba byongeye mu ntara y'Iburasirazuba havuka abantu benshi bavuga Imana ariko badakora ibyayo. Murarakaze mu ntwari hago mu nkubita ndabarahita. Havuka abantu benshi bavuga Imana ariko gukora iby'Imana n'imbuto z'Imana bikagorana. Ndabinginze niba wumva waritabye umuhamagaro muri iki giterane ukaba ushaka kumva ijambo ry'Imana gerekaho no kuryumvira, kuko kuryumva tujya dukunda kubwira abantu ngo twagize ibihe byiza, nibyo kandi koko twagize ibihe byiza. Muri iki giterane ni harimo ibihe byiza, nukuri harimo ibihe byiza. Wagera ku muntu utaje ukamubwira ngo wahombye, nukuri ntaba yahombye nk'umuntu waje agacyura ubusa. Ariko uza umuntu uza akumva ntiyumvire ahomba kabiri, naba n'uwasibye afite ibyo yagiye no ku isoko arahaha, hari ibyo yikoreye. Ariko noneho kuza ugira icyo utahana mbere y'Imana ntawe uhaza, niko abaririmbyi bavuze ngo ataha uko yaje. Iyo utahakuye umugisha uhakura umufu. Ubwo waje rero hafata icyo ushaka, kuko nudafata icyo ushaka ikigushaka kiraguhitamo. Amahitamo yawe ni amahitamo rwose mu nzu y'Imana. Agakiza twahawe ni ubuzima bw'ubumana bwemeye kwambara ubuzima bw'umuntu. Iyi Mana hari umugabo wanyigishije misiyoloji yajyaga akunda kumbwira ngo Imana yatanze imbabazi irarengera. Imana yatanze imbabazi ku rwego isiga. Bibiliya iravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yemera gusiga ubwiza, icyubahiro, ubumana n'ubutware, arangije aza mu isi yambara kamero k'umugaragu nawe w'imbata. Iyo tuvuga imbata mwebwe ntimuzizi, ntabwo imbata muzizi. Imbata ntimuzizi, mu Barabu bazita kadama. Kadama ni nko kuvuga umuntu waguzwe. Muri mwebwe ninde wari wahondesha inyundo umusumari akayigirira impuhwe kuri kubabara? Niko n'imbata zikoreshwa. Yava mu rugo ijya hese. Umunsi umwe wonyine niwo watumaga imbata ziruhuka, umunsi wa Pentecote. Iyo wasohoraga uwari ufite imbata yabaga ategetswe kuyirekura ikagenda, ikagiye Yerusalemu, bahagera bakavuga ngo ni wowe Mana y'imbabambe n'imbabazi. Ariko kandi imbata yabonaga ubuzima bw'iwabo butarahinduka, yasubiraga mu rugo rw'uwayihatse, yarangiza ikamubwira ngo noneho ngura burundu twibanire, sinzasubira kuruhuka muri Pentecote. Bagahita bamuteraho iherena, bivuze ngo ntazabazwe umusoro, ntiyagire umuntu uzagira ikintu amufasha, byose birabazwa shebuja. None imbata bari abantu bacuruzwa nk'uko mucuruza uduhene. Ariko kandi atari ibyo gusa, namwe nimutekereze Abisiraheli bari muri Egiputa, Farawo yarabababaje ararengera, aravuga ngo aba bantu kubababaza ntibihagije, bari gukwira bakanagwira. Aho kugira ngo babyara abana b'abahungu bazaba bami, reka aba bana b'abahungu bajye babica, kandi nibapfa ntibabashingure, babajugunye mu mugezi, kugira ngo ba nyina w'abana bapfuye batazajya bajya kumva bakaharirira, ahubwo imigezi ikitembana utwana twabo ntibazajye kuririra kumva batazagira urugomo. Ugapfusha bakaniga umwana uri umubyeyi wabyaye uwo munsi, bakubaze banize umwana ureba umuborogo ufite, bakakohereza gukata amatafari. Bakakohereza gukata amatafari, akakwita ikata urwondo wuzuza umubare w'amatafari, kugeza ubwo Abisiraheli kurira byarabananiye. Bibiliya iravuga ngo baraniha. Siko mwasomye? Kurira, kuboroga, gutaka byara. Imana irabirebera byitegereza. Aka kari very cheap kubwira Mose ngo bacyure bajye i Kanani.
bagiye i Kanani. Ntabwo mfite umwanya wo kubabwira amakuba bahuriye nayo muri Isiraheli, ariko bagiye i Kanani barwana intambara ko kuva bava muri Egiputa ntibarekeye kurwana. Muzasome bararwanye, n'uyu munsi baracyari mu bunyage, n'uyu munsi baracyarwana. Rero Imana ibona ko isezerano ry'agakiza ntirizaduha Kanani nk'ubutaka muri Isiraheli, rizaduha Kanani nka gakondo mu ijuru. Imana iravuga ngo ubwo shaka kubazana mu ijuru ntabwo nabacunguza uwo mu isi yapfa akibagirana. Imana iravuga ngo nzambura ubumana nambara ubumuntu bupfe, ntanga imibereho y'ubumana kuri wa muntu wanyizeye. Ndacyashaka kuvuga ku gakiza. Agakiza Imana yibwirije kuduha agakiza kubw'urukundo rwinshi, kubw'urukundo rwinshi Imana idufitiye. Urukundo rw'Imana ni igitangaza. Ntabwo rukunda umuntu rushingiye kuri se umubyara, ntirukunda umuntu rushingiye kuri taye, ntabwo rushingira kuri fesi, ntirushingira ku cya 10 n'amaturo. Uru rukundo ntirushingira ku bwitange muri korari, ntabwo rushingira ku ntambwe n'Ev.Anicet yasize i Kigali. Oya, rwo rushingira ko ari urukundo rwarangiza rukagukunda, kuko ari urukundo gusa. Nta muntu rusaba audience yo kugukunda. Imana ntawe isaba uruhushya rwo kugukunda, yo igukunda kuko Imana ari urukundo. Urwo turwita agape, agapeo, urukundo rw'Imana rutagira umupaka. Ntirugira impamvu ku muntu rukunze, ntabwo rugira impamvu kuri we, ahubwo rumukunda kuko rwo ari urukundo. Kubera ibikomere byinshi Abanyarwanda bagira, ntibazi gukunda, ahubwo bazi guhitamo. Abantu bahitamo impamvu ituma bakunda, ariko bo ntibazi gukunda. Ugasanga ko gituye umuntu ndamukunda kuko aseka neza, birumvikana ko atamukunda ahubwo akunda inseko. Yahisemo inseko. Uti ndagukunda ufite taye nziza, ni igisobanuro cy'uko atari wowe ukunditse, bakunda taye yawe. Umuntu wese ukunda ufite impamvu mukunda, ni igisobanuro cy'uko nta rukundo ugira, ahubwo wateye igikundiro. Kugira ngo umukunde bituruka kuri we, ntabwo bituruka kuri wowe. Juste nyine ni ukunditse, ntabwo ari wowe ukunda. Urwo rukundo rwitwa filosi. Filosi ni urukundo umuntu akunda undi bitewe n'icyo amutezeho. Ni urukundo umuntu akunda akazi. Ubundi nta muntu n'umwe ukunda akazi, bakunda inyungu z'akazi. Bakunda inyungu z'akazi, bakunda umushahara. Urwo rukundo nirwo rwitwa filosi. Ikibabaje nirwo abarokore bakundana. Hari igihe ngende imbere y'umuntu akambwira ngo uvuga Imana neza, ngo bayo utayivuga ngo sinagukunda, ngo si wowe nkunda, ngo nkunda ikikurimo. Exactly. Ko n'ikindimo cyarantoranyije ngo kimbemo, ariko we ntafite impamvu yo kunkunda kuko ntarwo afite. Ni ibikomere bigenda bituma dukunda gutyo, ugasanga umuntu ntashobotse arakoroniza umukozi we, yarangiza agatetesha abana. Imana iyikoze icyo twita icyita rusange, isanga n'umwana wawe utamukunda. Burya umukozi wirukanye yarakurebye ibona n'umwana wari kumwirukana, ahubwo nuko ntaho wari kumwohereza. Burya n'umwana uba waramwirukanye, ahubwo nuko ntaho wamwohereza. Kuko urukundo rw'Imana rukogurisha kwihanganira uw'abandi nk'uko wihanganira uwawe. Urukundo rw'Imana rukogurisha kurera uw'abandi nk'uko urera uwawe. Rero iyo Imana ibona ako katarimo, irakureba ikabona n'uwawe uramuryarya. Urwo ni filosi. Filosi ni urukundo abantu bakundana kubera ubutunzi. Ugasanga umuntu yirirwa ahagarara hano akatubwira ngo ndi uwo mu muryango wo kwa runaka. Ntashobora kuvuga umukene, aravuga umukire. Arashaka kumenyekanira ku muntu akurikije ibyo yagezeho. Kandi ikintu gitangaje, murebe ukuntu abarokore twihenda. Tugira ishimwe ry'abantu bakomeye duhura nabo, ariko abo bakomeye bo nta shimwe bagira ry'uko bahuye natwe. Ugasanga wowe wirirwa uvuga ngo runaka turaziranye, ariko we ntari proud yo kuvuga ko akuzi. Uwo mwanya ntawagira.
iyo ni filosi mu by'ukuri uko akwikinga nibyo nuko afite ibigukurura bigatuma umwirukaho kuko wowe nawe ntimukundana. Hari n'urundi rukundo rwa gatatu bita eros, ni urukundo rubyara fanatisme. Amayikipe yose mufana muyafanira muri eros. Eros ni urukundo rutuma umuntu akunda ibiteye isoni. Ugasanga umuntu akunda kwambara imyenda imwambika ubusa. Amase ko wambaye aka kantu so niko nkunda. Niko kandi abagakunda. Igitangaje kizi nkunda eshatu zose zirwaza umutima. Zose zirwaza umutima ku buryo umuntu agira erosi agakunda ekipe, nta murumuna we, nta se, nta nyirarume, nta nyina wabo uyibamo, akayikunda ku buryo itsindwa ntasinzire, akabuza amahoro abaraho. Ni ibintu dukunda biza kutubuza amahoro kandi tutagiraho uburenganzira bwo guhindura, tutanafite n'ubushobozi bwo kwagurita ibi nibubihindure. Nibyo tubamo. Satani abikoresha kugira ngo ayobye ubwenge bwacu, isi ikabikreya kugira ngo iturangaze, hanyuma Imana ikabirwanya ngo twisange mu rukundo rwayo. Ariko kandi kubera ibikomere no kudasobanukirwa agakiza icyo ari cyo, biratugora kubabarira kubera umubabaro tuba dufite mu mutima. N'umuntu ukundanye n'undi, ariyo mpamvu abarokore kugira ibanga bibagora, agukunda kuko ashaka kukubwira ibimurimo. Noneho navuga araruhuka. Niyo mpamvu tugira amagambo menshi. Umuntu aza ari irijansi, ari indembe iteye ubwoba, agahita gushyiraho ibikomere bikagwa kubye, ibyawe bigatoneka ibye, nawe akakubwira ibye. Noneho kuko habuze uwakira undi, buri umwe agasohoka anyura hajya kumuvuga, n'undi akajya kumuvuga, kuko nta n'umwe uri kuresista igikomere cy'undi. Ibyo bintu biragenda bikadukubita, bikaturwaza, warangiza ngo bagira amagambo. Ntabwo ari bo bahereye ku yawe yagucitse. Baba barahereye kuri yandi yawe yagucitse ukayavuga. Burya ntibagira rutayuvuga kuko bahera ku yo wivuze. Ntayo bagira bakuvuga, bahera ku yo wivuze, niho batangirira bakuvuga. Nyamara tumenya agakiza, tumenya uwo tubwira. Mana yigeze yabwira Dawidi, iramubwira ngo nshakira abagore bazikorera, bahamagare, batoranye, banyegere, bafite umubabaro n'ibyo. Nta urira atababaye, bafite impamvu ibatera kurira, ariko ntibongere kujya kuririra ahandi. Hari ikigirwamana bita Remoki, bajyaga bakiririra bagata amarira yabo mu muriro. Dawidi aravuga ati ayo marira mwiyapfusha ubusa. Je pense ko ari Zaburi ya 56 niko ntekereza, sinibuka neza umurongo. Aravuga ngo mwiyapfusha ubusa, arababwira ngo amarira yanyu Imana yabika mu icupa. Amarira y'abantu bafite agakiza Imana yabika nk'amasengesho yabo. Amarira y'umuntu ukijijwe Imana yaha agaciro nk'uko isengesho ryawe agaciro. Niyo yaba ari umugaragu wo mu rugo iwawe ntukamurize, yakijijwe amarira y'Imana irayakurikirana. Amarira y'Imana irayakurikirana. Haleluya! Amarira ye amanura Imana ikavuga ngo bitewe n'iki kikurishije. Imana yaravuze ngo bene uwo n'umutunzi urutoki abakoze mu mbone y'ijisho ry'Uwiteka. Imana ikurikirana amarira ye. Niba ubizi neza ukaba ubizi neza kuteye nabi, ntugakoreshe cyangwa ngo ukorane n'umukirisitu. Niba uzi kuteye nabi ntukamucumbikire, kuko imiterere yawe mibi nimukoraho Imana izabikuziza. Yabwiye Farawo ngo nari nakuretse, niko yamubwiye. Abuti nari nakwihoreye, ariko ufata Abisiraheli urarengera. Farawo baramwe Uwiteka yavuze ngo tugende, ngo Uwiteka ntawe nzi, yanga no kumumenya yinangiye. Imana iravuga ngo ndahera kukunangira kwawe nanjye nkunangire, kugeza ubwo numenya n'ubundi utazanyemera, ahubwo nkwiyejerezeho icyubahiro. Muzasome Bibiliya. Yabwiye Nebukadinezari ngo nari nabaguhaye ubigisha. Iramubwira ngo ariko warabakubise urarengera, ngo nzaguhora ko warengereye.
niko yabwiye Nebukadineza. Rambuti ni njyewe wabizaniye rwose ndabakuzanira, ariko Nebukadineza iwe nebo wararengereye. Nibura iyo uvuga ukavuga ko baririmba, wavuga ukavuga ko basenga, ariko uravuga ukanarengera. Rambuti nzaguhora icyo nicyo nzaguhora. Mwari muturanye ubona ntibihagije ushyiraho no kuroga, ubona ntibihagije uzirika umwana, ubona ntibihagije wica mariage. Rambuti uko kurengera nzaguhora ibyo. Bene aba bantu nigeze naba mu nzu ahantu narakodeshaga, hanyuma nza kubura ubwishyu ngera mu mezi 4. Nyirinzu arangije arambwira ngo nsohokera mu nzu, ko nakodeshaga inzu yari irimo ibyumba 2 na saro, ariko mfitemo icyumba cyanjye tugahurira muri saro na nyirinzu ko yari umusaza udafite umugore n'abana. Noneho tugahurira muri saro, uwaba mu cyumba cyo hepfo nanjye mba mu cyumba cyo haruguru. Noneho abona koko kumwishyura, kandi koko sinamwishyuraga. Nababwiye ngo niba muteye nabi ntimuzabahe n'inzu zanyu, kuko muzabizira. Umusaza akodesha inzu, arambwira ngo mvira mpakira imyenda njya kuryama mu butayu ahantu bita Isamuduha. Noneho ngeze Isamuduha hakubita umunsi umwe, umunsi wa kabiri Imana iraza irambwira ngo haguruka usubire hahandi. Kubera iki? Uwo musaza yarayikodesheje yose yimukira mu nshyashya yari amaze kuzuza haruguru. Nkimara kuva aho ngaho barayisenya, bayikubita ipiki yayindi. Umusaza yirirwa azenguruka mu nsengero zari hafi aho avuga ngo Imana ya mugabo niyo yanteye amakuru, ngo Imana ya mugabo niyo yabiteye. Kandi koko nyuma yaho yagiye mu bukwe. Agiye mu bukwe, umuhanuzi aramubwira ngo bari baragusenyeye mu bukwe. Mu bukwe se ni mu materaniro? Ntabwo mu bukwe ari mu materaniro, ariko kuko Imana ifite impamvu yo kuvuga, iravuga ngo bari bagusenyeye kuko wari wamenyesheje umuntu w'Imana. Ngo ariko Imana irabyemeye, none ugenda wubake kuko nawe atuje. Ubwo se mwagize ngo azize iki? Azize kubaka bitemewe? Nebukadinezari agifite igihugu cye ntacyo byari bitwaye, ariko ahamagara abayuda arababwira ngo nimuze, arabakoroniza. Ba Daniyeli bakigerayo abakoresha uburetwa bubaka Babuloni. Arahagarara arayireba. Babuloni wari umurwa mukuru wubatse uteye ubwoba, turabivuga bikumvwa mu mateka ko Nebukadineza ntiyanyaze Abisiraheli gusa, yanyaze n'abana bo mu Buhinde, atwaramo n'abakobwa b'Abahinde. None umwana yari yaranyaze ibwami Buhinde ari umukobwa amugira umugore. None uyu mugore wa Nebukadineza ashaka gucika Nebukadineza, aramubwira ngo nkumbuye iwacu. Nebukadineza aramubwira ngo umuntu wese ukumbuye iwanyu ndamutuma ingabo zanjye zimuzane aza gusuhuza. Umugore aramubwira ngo nta muntu n'umwe nkumbuye, ahubwo nkumbuye imisozi y'iwacu. Kuko yumvaga atari bwimbura imisozi. Nebukadineza akora gashya arema imisozi yo mu Buhinde ayirema muri Babuloni. Aramubwira ngo ngiyo irasa n'iyiwanyu. Arahagarara nawe abonye icyo gitangaza, aravuga ngo dore Babuloni nubatse n'ukuboko kwanjye. Imana ibyumvishe ibabazwa n'amajoro Abisiraheli baraye. Ibabazwa n'uburetwa bakoze, igira itya. Ntabwo yamuhamagaye ntibanavuganye, yagize itya ikura urutoki bwami irwohereza muri Nyungwe. Igira itya isunika muri Gishwati, igira itya tu. Nebukadineza arava ibwami adasezeye, ntiyabwira ibisonga, ntiyabwira umugore ngo ndaje. Aramanuka ageze mu ishyamba ry'urubingo, kubita urwiri rya Terebusakumu na Sitari yararundanya, kubita ibihehe n'ibifuraninda, shyiraho ibyo arakanda arakubita ararya. Ibwami ntibamenya ko hari umuntu babuze. Ntibigera bamenya ko hari umwami udahari. Namwe nimutekereze, Imana izi ibicyuho cy'igihugu kitagira umwami bakamara imyaka 7 batazi ko umwami yagiye. Ibyo biraterwa n'iki? N'abantu b'Imana bari muri icyo gihugu bari kubaho nabi. Imana iravuga ngo kugira ngo ubimenye ko ndi Imana yabo, genda uburishije. Nebukadineza inzara zirashokonkora, imisatsi ihinduka dread, yibambuye ku munsi w'umwaka wa 7, umunsi wa nyuma ahita abona yaratamiye uruteje.
arebye intoki arebye ibisatsi aravuga ati ariko uzi ko ndi umwami uyu mugabo yigirira icyizere ariko muzi ko ari njye ntasubira ibwami gutyo niba nareba umuntu ntwarayo mbabarira nawe umbwira uri umurinzi w'ibwami ukabona umwami wari uzi ukajya kubona ukabona n'ibidiride nimurebe umusatsi wo mu ishyamba imyaka 7 nimurebe inzara imyaka 7 murebe imyenda yagiye yambaye imyaka 7 murebe amenyo y'umuntu warishije imyaka 7 murebe amaso y'umuntu wabagayo noneho mumbwire amaboko n'amaguru bisa bite aracomoka aravuga ati burya ndi umwami wawe kandi agaruka ibwami bakimufitiye icyizere cy'Imana yarakirinze Imana irahambaye. Hari umugabo umwe wigeze yasoma disikuru ahagaze i Yerusalemu abaturage bamwumvise aravuga ati noneho ntabwo ari Herode Hagati ariko hero uzi kuvuze nk'uwiteka ati twebwe twarayumvishe tuzi n'amateka y'uburyo ivuga kuruvuze nk'Imana. Herode akubise igitwenge marayika yakubise urushyi rumwe ahinduka inyo niwe muntu utagira igituro muri Isiraheli yari umwami. Niwe mwami utagira igituro. Inyoze za Herode muzingo baziyoye bazijyana he mu nyanja. Nayo y'umunyu inyanja ipfuye. Nose uru runyoze warurekera umusozi rugahinduka ikindi kintu. Warugumisha hose bayoye bajyana mu nyanja bibagirwa ko umwami yari umutware. Abantu bose baraho hari uburyo nkunda Imana igigabanya icyubahiro cy'abantu bibwira ko bagifite bagakonja ureba bakamanuka. Nawe mbwira umwami Herode ahindutse inyo ubwo igisonga cyabigenza gite? Ubwo cyahinduka iki? Reba imbere y'icyo kirundo uri igisonga. Imbere y'imbaga y'abantu umbwire wabigenza gute ari wowe waremusi muri iki kiganiro, ari wowe wari umuhuza wabigenza ko avuga ati Imana yihaye ijambo wabwira abantu ngo dushoje igitaramo. Iyi Imana irihariye, izo mbaraga zayo ntiyazikoresha mu bundi buryo bwo guhora inzigo. Iravuga ngo ndakoresha inama. Umva icyitwa gakiza. Iravuga ngo ndakoresha inama. Iravuga ngo mu ijuru hari uwakwitanga ko mfite igitabo cy'imibabaro nzasohoza ku muntu uzitanga. Ikintu nkundira Imana yarabanje isoma imibabaro. Umuntu uzitanga azahura nayo. Yawe data we abantu bareba imibabaro y'igorigota mwebwe muzi ngo yari yambaye ngo akabindo nta kari kariho bwari ubusa gusa. Bareba inkoni mwe muzi ngo yarakubiswe ngo ni inkoni nyankoni. Reka da inkoni ziroroshye n'utuntu bita iga n'utwuma bakata tukamera nka garafeze ku buryo gukubita yakurura umubiri akawuzana agakurura inyama. Bareba iyo mibabaro bazahura nayo, bareba uyu musore uzapfa adashatse babyigaho. Bareba igikombe cy'Uwiteka azanywa. Igikombe Yesu yavugiye i Getsemani ntabwo ari ikimunywesha amazi, ni igikombe rescatology icyita urwabya rw'umujinya w'Imana. Kuko Abisiraheli bamaze imyaka 400 nta gitambo kizima batanga, n'abari gutamba inka bagatamba ingurube kandi ari ibizira. None babikoreraga iki? Ngo kugira ngo bahime Imana banayitera umujinya, ku buryo umujinya w'Imana mu gihugu cya Isiraheli yawutuye Hoseya. Iravuga ngo Hoseya we ndabanga ariko nkongera nkigarura nkabagirira imbabazi. Rangije ngo tereka ngufate nkugire ishusho nk'uko itorero rimeze. Iravuga ngo nturi umusore ndi umusore ujye gushaka umugore. Hoseya ajyayo abonye abakobwa beza Imana iravuga ngo subona kugeneye uzane maraya yabyaye kandi iraritega ku muhanda. Hoseya azana maraya itega ku muhanda. Maraya ikibyara umwana agize ibyumweru 2 si kukirira ubwo abataye uruhinja asubira gutega. Hoseya arifumbura. Umuryango wa Isiraheli uraterana uravuga ati ariko uyu mugore wazanye bito. Hoseya yigira inama ku bw'umwuka w'Imana ajya gucyura. Babyaranye umwana wa kabiri amuta afite amezi 3 asubira ku muhanda.
bose abisiraheli bajya inama aravuga uti iyi maraya nimuyice mu muryango w'abisiraheli. Bakoze inama, Imana iramanuka ivugana nabo, iravuga ngo uko murebe iyo maraya niko nanjye mbabona. Uti mwihanganire iyo maraya mbihanganire cyangwa muyisende nanjye mbirukane. Bafata umwanzuro aho toboyada ahubwo maraya ifite igikundiro. Batonesha uyu mugore ari maraya, Imana iravuga ngo uko mumurundarunda mumukuyakuye niko nzajya mbagira mwasambanye. Ubu hari umuntu uzi ngo yarasambanye abahanuzi ntibabibona, reka da iragukuyakuya ariko irakuzi. Genda igira ikakwegereza amagambo yawe ndayazi, udukobwa ukurura ndatuzi, uburyo dushyiraho igitugu ndatuzi, ikagikurundarunda ikururiza nahandi kakubwira uti nzajya nkugirira ibanga kuko niko itorero ryanjye riri. Hari abanyamabanga banjye bandi, ibigeso byawe ndabizi, ariko ba wicaye mu rusengero sinzagukoza isoni. Wowe waza ukajya ugira ngo abahanuzi barahumye. Hoya, Imana yakinzeho iri kugukuyakuya nk'urundarunda maraya, ikajya yiyegereza iki. Uti nacyo gishobora kuba cyazahinduka kigakizwa, ni kibe kije hano kikaza hano. Imana ijya gukubita umuntu wayo ntabwo imukubita imuta ku karubanda, ikubita yinjiza imbere ikimihura ikakinjiza kwino hano, ikubita yinjiza imbere kagikoreka kuko atariko nkawe uri mu biki, gahita ikubita botike ikagenda ariko kuguruka kugumana, igakubita diporome ariko igahita igukuruti ugiye mu kazi. Kagikwita ariko nukabonera kubiza uruganda rukagenda kakuti mu rusengero vuba. Uruganda rwagiye igukubita kwiyegereza ariko iba yakudishye. Ikagukubita hanze niba bimenye ariko wiwa bakamenya ko umukora bya bindi umuca inyuma. Noneho wagerayo aho bari kwishimira ukaharirira, ikabiguteye iyo nkonji ariko ikakugarura. Wowe wirindiriza icyo ugira ngo nuko bizaho. Hoya, ikubita imbere yayo uyibwire ngo nabaye ikibwa cyawe, ongera unyurure umbabarisi. Izo mbabazi Imana irazigira. Wibirera gutyo kuko iyo ubireze gutyo ubigikenya. Uwo mujinya rero Imana yari guturabo yanze kusohoza kuba ukwiriye, ikagihindukira igacira mu rwabya, abandi bakita igikombe cy'inzigo cyangwa cy'inzika, kavuga uyu mujinya nzawubirindurira rimwe muwasukeho wabaye umuriro waka amazuku, igacira mu rwabya. Iyo mibabaro yose y'ibyo bihano byose irabifata ibirundamo. Irangije avuga ati rero umuntu uzajya gucungura azabumbura iki gitabo, iyi mibabaro yose imujyeho. Abakuru bo mu ijuru babyumvije aravuga ati reka ibizima bibyumvije utaha data, tuzaguma tukuramya tuvuga ngo urera, ariko ibyo umwana w'umuntu ucungureje agasubirayo ntabyo twavamo. Izo mbabazi ntazo dufite ariko urera Mana. Urera. Abakerubi bareba Uwiteka baravuga ngo tuzakomeza kubana nawe muri ubu bwami, ariko iri yepfo ntaho tuzajya. Kuki batamanuka? Umunsi Satani atabwa mu isi nibo bivugiye ngo wasiwe ugushije ishyano. None iri shyano ryagwiririye isi barashaka ngo risohore kuwiyemeje kujya gucungura. Ibizimuti ni ukuri kw'Imana ntaho tujya. Abakuru uti ni ukuri kwihoraho. Abakerubi Uwiteka we ntabwo twajyayo. Shakira mu isi hariyo abantu bafitanye imiryango. Imana ireba mu isi mwebwe mutarimo, yarebye mu miryango 12. Mu miryango 12 bareba uburyo agatama n'agahene bakanigira ku gicaniro, natwe bakadukora biriya noneho tumanitse. Aguti Uwite nta n'umujyayo. Imana iramanuka ikuzimu si mu badayimoni, ni mu cyumba cyitwa Shewori cyari gifungiraniyemo abera bapfuye. Igeze Shewori iravuga ngo ko mwapfuye, ireba abera, ireba ba Yesayi, ireba abera bariyo bagiye ari abaziranenge. Iravuga ngo muri mwebwe hari uwasubira iriya ruguru akajya gucungura umuntu, abariyo baravuga ati dukurikije urwo twapfuye, dukurikije umuntu twabanye nawe, umuntu turamuzi, sinakitangira umuntu. Niba ari Pawulo wabyanditse yaravuze ngo biragoye gupfira umukiranutsi, ngo kanswe umunyabyaha. Namwe nimwumva agakiza, umva agakiza. Mpera umuntu ikiganza muri kumwe umubwire ngo Imana igukunda nawe ubwawe.
nawe mu by'ukuri murakoze nawe rekeraho ntubimubwire nawe uburyo uteye umuntu akubwira nawe ukavuga umuntu akubwira nabi nawe ukamukurikira bagutunga agatoki ukaza ukirukanka nawe ubona ngo igukunde agakiza ni igitangaza Imana igukunde nawe wiyemera Imana igira urukundo ikunda n'umunyamagambo ntabwo tubona we n'uwanjye ndamucungura turi ku ijambo rivuga iki agakiza yako tubona we ndamucungura ireba umwana w'umuntu Bibiliya iravuga ngo yicara kuri ya ntebe uwicaye kuri ya ntebe arahaguruka abumbura igitabo avuga ati imibabaro yose ndayemera muri rindi yaravuze ngo mu ijuru babibonye ngo bikubita hasi batangazwa n'ubwo bwitange iyo hagira undi ucungurira Imana yari kuba yirushije imbabazi ariko habuze n'umwe warusha Imana imbabazi Imana irihagurukira yambura ubumana isigaho fata icyubahiro iravuga ngo ndabizi ko basuzugura reka ngende mu ishusho y'uko basuzugura igikuraho iterekaho abantu barasuzugura abantu barasuzugura nigeze najya kubwiriza ahantu ntabwo mpavuga turi kuri social media njyayo umuntu aza kumfata muri gare atwaye ikimoto gishaje sinanakigura arandeba arambwira ngo ni wowe Anicet niba yarumvaga Anicet akumva ni ikigabo kinini uti ni wowe Anicet ni njyewe ngo iyo mbimenya wari kwizana abantu barasuzugura geze najya kwigisha mu Ruhengeri umuntu twari twicaranye ari we wantumiye akajya mbyiga gasunika twari twicaye ku ntebe ya RAMBURA najya kugwa nka mwana ariko nyakubaha yarabura gatongongo akegera ku ruhande bibaye nk'inshuro ya gatatu ndamubwira se wantumiriraga icyo udafite intebe unyicaza iyo umenya ko nta ntebe ufite yanjye iyo ngira nkaza nyizanye arambwira ngo ihangane ngo rega ngo twese turi bato ngo nta biro ufite ngo ndi kwibagirwa kuri hano urumva gasuzuguro ndi kwibagirwa kuri hano mbwirije ati utisha ngo uko nakubona gasikuri ni mama shenge reka da yo abantu barasuzugura Imana irangije iravuga ngo ntabwo bumanura y'icyubahiro ninjyana icyubahiro cyane kirabica kuko baremye muri formule yo gusuzugura icyubahiro kirabamara kuko bari mu mwijima n'imanura amara iravuga ngo reka manuka ndi umubiri kuko ari abantu b'umubiri imanuka ari umwuka mu nda ya Mariya byara umubiri Yesu arakurakurira mu bantu tugeze aho dusoza akurira mu bantu arakurakurira mu bantu yahuye n'ingorane mwebwe musoma Bibiliya mukamubona yavutse ku munsi wa 8 bagiye no kumukebesha siho mwibuka no ku mwaka wa 12 yicaye mu rusengero i Yerusalemu kuva ku mwaka wa 12 mwongera kumubona ageze imyaka 30 yagarutse mu ivuga butumwa ntago muzi ubuzima yagezemo ko Yosefu yapfuye Yesu amaze imyaka 18 avutse atangira kubaza turunguru ayo makuba yose n'intambara zose arazizi kugeza ubwo abafarisayo bamuhinda baramwirukana ibitangaza Yesu yakoraga akabikora akabwira umuntu ngo biceceke ntugire ubibwira kugira ngo batabyumva bakamubuza gukora ibindi ceceka ntuze kugira ubibwira kugeza ubwo bamusuzuguye n'umurwayi wo ku kidendezi asuzugura Yesu araza aramubwira ati urashaka gukira simfite njugunyamo kandi ntiyahumura amaso ngo amurebe kubera iki Yesaya yarabivuze aravuga ngo bazamufata ngo wacumiswe n'Imana akavumwa nayo ngo ntituzamuha amaso kandi ari twe yaje ashaka ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba murambwira ngo iyi mibabaro yarayizi se yari yarababajwe n'iyaheze yishyizeho iyacu nukuri ntima zacu
nizo yishizeho, wa mwenda warahera niwo ko watabutsemo, njyewe nawe twarababariwe, njyewe nawe twarababariwe. Yishizeho ibyaha byacu arabyikorera, afata iby'abasinga n'abanyiginya, afata iby'abatsobe n'abahinda, afata iby'abakono n'abega, afata iby'abatero n'abagogwe, byose abyishyiraho, iby'abatwa abahutu n'abatutsi arabyikorera. Ntabwo uti ni mu bwoko bumwe kuko imiba yanyu nayikoreye. Ariko uyu munsi hari abantu batakibyemera, arayifata yose arayikorera. Ntabwo utabanyamurenge ni muba bakirisitu, abanyamutara muba bakirisitu, abantu bikayonza muba bakirisitu. Ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa nimwe mu byigerekeraho, ariko siko mwari muri. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo uko nukugenda uko utari. Niyo utabyumva ariko byavuzwe, niyo utabyumva ariko biravuzwe, uko nukugenda uko utari. Mu Rwanda rwo hambere ahangahe ejo bundi abantu bajyaga gushaka ntuze nyirasenge wa ntuza kamwe tuzamuzane tubanze turebe, akagira umugisha agasanga izuru rirahura ariko imitima ntihure. Uti nibyo shaka mu wacu, nta gasozi katagira agasharo. Ibyo mwiregaho mwigira mute ngo inka ubu se ubu hari zingahe? Ubu mufite zingahera? Ubu musigaye mukamahe ni ku nka ni kuri dayari? Abantu barishongoye barizamura, ntabwo ari iby'agakiza kaje gushaka. Reka da, ntabwo ari ibyo, nukuri ntabwo ari ibyo. Reka da, hari umuntu wigeze mbona twari duhuriye ahantu arangije arambwira ngo ndishimye. Nawe se unejejwe n'iki? Arambwira ngo ni ukuri uwacu. Ndikomera rero, ntiwanyu hehe? Ndamwana waba w'umuntu ntabwo ari aho yirirwa, waba w'umuntu naho ataha. Ndamwana twe turi abagenzi turi gutaha. Ntabwo mubizi ko turi abagenzi turi gutaha. Wabona ugeze imbere y'umuryango ushobora kugera hariya hirya rigahita rikinguka ukagenda. Umuririmbyi yavuze ngo iki se? Yavuze ngo mu magare 1000 harimo n'iryo, hari ukunyura munsi y'ipine ry'imodoka ugahita ugenda. Iryo gare ririmo, hari igare rya motoboxer riti kubita fixe, hari ugahita ugwa muri borudire tugatoramo umubiri tujyana hakurya iriya. Mu magare 1000. Munyemerere tuze gusenga. Yesu aravuga ngo ngomba kugigorigota, umusozi w'ibigeragezo w'umubabaro, umusozi w'urupfu, ari mu gashyamba Getsemana kurura Gorigota. Agiye kwambarira ikamba ry'amahwa, akurura ku Gorigota. Agiye gutererwa icumu, akurura Gorigota. Agiye gutererwa imisumari, akurura Gorigota. Agiye kumanikwa yambaye ubusa, akurura Gorigota. Arayikururira mwegera. Bibiliya irambwira ngo abiri ibyuya bivanze n'amaraso. Aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe cy'uyu mubabaro w'inyabihanga ukindense. Harebye abona abantu bikarambi ntibazakinywera Yesu atakinyweye. Inyota ica akoza n'imitima, abayanyoye bose bararuhutse. Yarabokeje abahindura ibyaremwe bishape. Haleluya! Muririmbyi yaravuze ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'amaraso, havuyemo uruzi runyoza ibyaha byanjye.
twebwe turi proud yo kuvuga ngo havuyemo uruzi, twibagirwa ko uruzi ruturutse mu muntu uri gupfa kugira ngo tubeho. Ndashoje. Iyo niyo nzira agakiza kanyuzemo, ariko umusaraba mujura aramubwira ngo ngaho ikize natwe dukize. Araceceka, ntafite gahunda yo kumusubiza. Bibiliya iravuga ngo nta jwi na busa rizava mu kanwa ke, n'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya, n'umwotsi ucumba ntazawuzimya. Aratuza, baramushinyagurira kubera twebwe. Iyo niyo mpamvu yonyine idutera kwihangana ku bwa Kristo, kuko nawe yihanganye ku bwacu. Barangije baramwica, bamanura mu gituro. Mariya Magadalena umunsi wa gatatu ushize aravuga ngo ubu mwami wanjye yaraboze. Ntibari bizeye kuzuka kwe. Baravuga ngo ubu yaraboze, kugira ngo njyeyo nze kuvugira ku gituro cya Yesu mwibuke, nuko nikorera ibihumura neza. Iyo atizera ko Yesu yaboze ntiyari kujyana ibihumura. Ubundi biriya bihumura byari byo kugira ngo bibe bituma asporta umunuko uri guturuka mu mva. Aravuga ati reka mbijyane, ubaranuka. Ubu yaranutse. Ageze yasanga igitare cyakuweho, akubita ibihumura hasi, yegera ku ruhande. Arangije yitegerejemo abona imyenda. Ariruka ajya kubwira Yohana na Petero uti bamujyanye, ntituzi aho bamushyize. Yohana na Petero baza biruka, barebye mu gituro babona imyenda. Yohana ntiyinjiramo, aravuga ati sinjyayo, ntabwo njya mu gituro cya Yesu. Hari abantu bagarukiye hafi. Ntabwo njya ibyo gupfana na Kristo, ntabyo nshaka. Ndamuzi Gorigota yarapfuye nibyo, ariko ibyo gupfana na Kristo ngo nice kamere akanyota nkarekeraho, arabatereka mumva ntaho najya. Yohana ahagarara hafi, Petero aje yibuka ukuntu yamugambaniye. Yarangije aravuga ati reka njye kureba amashira kinyoma. Yinjiramo, aravuga ati ubwo Yohana ahagaze ku muryango w'imva nta muntu wahingiranamo, araba ndebera. Arinjira. Agezemo abona imyenda itakirimo, arasohoka. Asohoka izuba rirashe. Mariya Magadalena ahageze abona Yohana ntacyo bimubwiye, na Petero ibyo kujya gushaka umurambo ntibimureba. Basubirayo bajya iwabo. Petero ahita asubizamo ikabutura n'ikanzu, asubira kuroba. Ndacomekamo ikabutura n'ikanzu, asubira ku mazi. Mariya Magadalena arahaguma. Ngo yitegereje hamwe hari umwenda ku maguru, ngo habona umugabo. Ko atanyuzeho yinjira aciye. Arebye hari umwenda ku mutwe, ahabona undi. Ngo abona abamarayika babiri. Yihanagura amarira. Ahanaguye baravuga ati mugore urarizwa n'iki? Aravuga ati umwami wanjye bamujyanye. Akivuga atyo inyuma ye Yesu barahahagaze. Aramubwira ngo mugore urarizwa n'iki? Mariya arahindukira, ntiyamureba nk'umugore w'icyubahiro. Arahindukira yubika umutwe, aramubwira ngo mutware, niba ari we wamukuye hano. Niba ari we wamukuye hano, mumpe nanjye njye kumushyingura. Yesu abonye Mariya maramaje, agakiza. Haleluya, haleluya. Abonye maramaje, aravuga ngo sinagutera agahinda. Aravuga ngo ndakuzi neza. Aramuhamagara ngo Mariya we, Mariya. Abonye amaramasha, aravuga ati nintaguhamagara uragumurira. Aravuga ati Fred we. Mariya aravuga ngo iryo jwi ni iry'umucunguzi. Aravuga ngo ni umwami wanjye, aritaba. Aravuga ngo Rabuni we, bisobanuye ngo databuja. Agiye kumuhobera. Yesu aravuga ngo buretse banza ugende ubwire bene sobanti. Banza ugende Karambi, banza ujye mu Mutara, banza ugende ubwire bene sobanti ko ntakiri mumva. Genda ubwire n'abagiye kuroba, wabwire ngo sinyiri mumva. Kuko abwira Mariya Magadalena, yaramubwiye ngo ubwire na Petero. Yakongeyeho, ubwire na Petero, umubwire ngo ntabwo ngiri mumva, navuyeyo ndi muzima. Yesu niyaheze mumva, Yesu niyaheze mumva, niwe gakiza kacu. Mwegereje udusenga, ntabwo yaheze mumva. Rero muri ikiganza muri kumubwira ngo ni muzima, ntacyo bitwaye. Ongera umubwire ngo Yesu
Yesu ni muzima, Yesu yarazutse, Yesu yanesheje urupfu, Yesu yaratsinze. Agakiza twahawe, agakiza twahawe. Mana nziza, data twese murengezi wacu, kano kanya tumaje gusobanukirwa ijambo ryawe mwami. Dusobanukiye ko Nyagasani watwitangiye ku musaraba, wabambwe tukabamburwa, maze tukaronkera amahoro muri wowe mwami. Ndakwingiza Nyagasani mwami Yesu Kristo, kuri no mugoroba mwami Imana, ubwoko bwawe bari aha ngaha, ndakwinginze databuja ubagirire neza. Ijwi ry'Umukanguzi.